Wow, mbega ibiryo biteye apeti. Dore ibiryo nanjye nkaba umunyenzara. Binteye inzara. Guys, aya makaroni urabona adasa neza kandi aryoshye. Kandi ukoresheje ibikoresho dusanzwe tubona hano ku isoko. Guys rero nimba ushaka kumenya uko nayatetse biroroshe, wowe kurikira video ubundi uze urebe uburyo twayatetse. Kurikira. Muraho neza. Nitwa Grace Mukarukundo. Urabona mfite ibyo ngiye guteka. Mfite amakaroni, mfite imbabura iriho amazi nashuhije. Amazi rero reka turebe ko yabize. Urabona ko yabize. Tugiye gushiramo, turabanzamo umunyu. Akayiko gatoya katuzuye neza kugira ngo umunyu utaba mwinshi. Niturangiza dushiremo amavuta. Nkoresha aya muri kureba ngiye gushiramo. Niko ubushobozi bwanjye bungana, uzakoreshe ya yandi meza za olive oil cyangwa igihwagari. Ngewe nkoresha aya ngaya nyine. Noneho nyuma nshizeho amakaroni angana kuriya. Ntago ari ka gashashi kose kuzuye, nayagabanyije. Nyuma ndavanze ngiye gupfundikira. Nyuma yo gupfundikira rero ngiye kubanza mbe ntunganya ibyo ndi bwifashishe. Bya birungo byanjye mbishize mu mazi, n'ubundi nari nabironze ariko reka nongere mbironge. Nindangiza mbikate. Ngiye kubanza mbikate mbitunganye kugira ngo tuze kubiteka twabiteguye. Muri make ngiye gukora mise en place kugira ngo bize kunyorohera guteka ntajya hirya no hino. Karoti zanjye rero nuko nzikase. Urabibona si nini si ntoya, ni moyenne, ni hagati no hagati. Nagerageje kugira ngo zimere nkaho zigiye kuresha n'izi makaroni zanjye. Nakoresheje karoti ebyiri gusa z'amafaranga 100. Ebyiri zonyine. Amakaroni agura 2. Hanyuma uragenda usura nyine. Amakaroni yaratangiye kubirira mu mbabura, mpita mfunduraho nkomeza nkata karoti zanjye. Guys, niba uri mushasha hano ni karibu, ikaze hano iwacu. Niba uhasanzwe rero wakoze isabo uhora udukurikirana, Imana iguhe umugisha, ihaze kwifuza kwawe. Karoti zanjye rero ngizi ndazirangije, ndazishira ku ruhande kugira ngo nkatereho n'ibindi. Nyuma ya karoti ngiye gukurikizaho icyo bita gitunguru. Gitunguru kiguze menshi, amafaranga menshi nacyo nticyarenze 100. Ariko biterwa naho wakigurira. Kwa Murokore nticyarenze 100. Gitunguru rero nuko nabikase. Ntabwo nashatse gukata utuntu dutoya, oya. Nagerageje kugira ngo ndebe utuntu tureture tuza kuba turesha n'amakaroni cyangwa bijya kuresha. Igitunguru nacyo ugishira mu gasorori kacyo cyangwa ku gasahani kacyo. Hanyuma ugakata ibindi. Ugatunganya ibirungo byawe byose uko wabiteganyije. Warangiza ugateka. Izi ni poivron nuko nazikase. Ariko turiya nashize ku ruhande natwo ntabwo natujugunye, nadukase kuko ku ruhande hari agapoivron. Ntabwo nagapfushije ubusa. Poivron rero nazo nazikase kuriya, nkoramo iby'imbere nkata cya gishishwa cy'inyuma. Nuko nazikase. Kuzibona. Guys, batubari ukajya udusharingira video
mukaduha na comment. Ukuri mutubabare mujye mubikora. Namwe Imana izabaha umugisha. Maze gukata poivre rero nazo nzishyize ku ruhande, ngeze kuri seleri. Seleri nazo rero ngiye kuzikata. Turazikata, ndakuraho utu dutwe two hejuru, nkate udusigaye. Gerageza gukata dutoya, kitonda kuko icyuma gityaye gishobora kugukata intoki. Hanyuma haraba hasigaye inyanya. Niba uri mushasha rero utarakora subscribe, yinkorere, mena like ndetse usharinge n'amavideo yanjye. Abayikoze turabashimiye, tuzahora tubashimira buri munsi. Seleri rero nazo ndazishira ku ruhande. Kora witonze ko nta kiba kikwirukansa, kugira ngo n'ibiryo byawe bize kuba biryoshye bihiye neza. Nkurikijeho rero inyanya. Hariya muri aka gasekuru harimo tungurusumu nari nasekuye, ntabwo nabiberetse kubera ko gasakuza, ntabwo nazisekura muri kureba. Ubwo rero nkurikijeho inyanya, njya kuzikata muri ubu buryo. Utunyanya twanjye ni dutoya ariko turahiye, dufite agasosi. Nazo ndagerageza kuzikata, si ntoya si nini. Nanjye kuzikatamo dutoya ariko mpise mbivamo, ndazikata kuriya gusa nta kibazo zitwaye. Zirahiye neza, ziraza kuza guhita zisha nazo. Nitumara kuzikata rero, amakaroni yacu nayo yarabahiye. Uziko ahira iminota 8. Turahita dutangira gutekamo bya birungo byacu. Yego, inyanya nuko nazikase, urabona ko si ntoya si nini, ziri mu ayene nazo. Ndagerageje gukora utuntu tujya kuba tureture nk'uko ya makaroni angana. Guys, ko mutatubwiye se dukomeza amavideo y'amafarini gusa cyangwa tujye tuvangamo nanga yo guteka ibintu bisanzwe? Ikibazo ntabwo mujya mutubwira ibyo dukora ngo duhindure ibihe. Inyanya rero nazo ndazishira kuri aka gasahani, nazira ziri mu gasafuriya ndaza kuzikata kuko ntabwo nkoresha salisa cyangwa sorwatomu, ndakoresha inyanya gusa. Yego, ibyo rero nari maze kubikata byose, kubitunganya, gukora mise en place yanjye. Ibyo nibyo ndi bukoreshe, ubundi nkaza gushiramo n'akamagi. Izo ni za tungurusumu nababwiraga nasekuye. Ndaje rero mbere ko amakaroni yacu rero urabona ko yahiye ariko ntago yajwenze. Kujwenga ntimubizi, ntago yabaye amazi. Edayeri n'ayamazi yayo urabona ko nategereje ngo agabanuke, hasigayemo tuzi dukeya, ntago nyakuramo kugira ngo adafatana. Nahise nyapfundikira kugira ngo bwa bushuhe bugumemo, kuko nari nashizemo n'amavuta. Kubera ko nagumishijemo amazi, niyo mpamvu napfundikiye. Iyo nshaka nyakura mu mazi ntabwo nari kuyapfundikira kubera ko amavuta yari gukora ako kazi. Ariko ayo mazi nayo ntabwo nshaka kuyamena, amazi twatogoshejemo amakaroni, kuko ni vitamine tuba tumennye. Ndashaka nayo kuza kuyateka muri ibi birungo. Isafuriya rero yumutse, dushizeho amavuta, tegereje kwasha.
mbereke ibyo mbanzamo, mukurikire uko tugiye kubikurikiranya. Nabanje izo karoti nk'uko mubibona, ndategereza ntabwo nategereje ngo zishe, zamaze nk'iminota 5 gusa ngaragura kuri yaho. Ntabwo nashaka kuzisha cyane ngo zize kuza gushwanyagurika, ndazishaka kuza kuzibona mu makaroni yanjye zimeze kuriya zitahiye ngo zisaye. Nkurikijeho puwavuro, urabona ko amabara atangiye kwivanga, bitangiye gusa neza. Mbere y'uko umuntu urya n'amaso aba yabanje kurya akumvisha ubwonko ko ibi biryo biza kuba biryoshye. Hari n'ibiryo umuntu arya bisa neza yakurikiye isura yabyo. Yego, nshyizeho bya bitunguru, icyo ni igitunguru kimwe nakase, nabyo simbihisha cyane. Nategerezaga bigakubitwa n'umwuka gusa n'ubushuhe, ntabwo nashaka ko bisha cyane kuko nshaka kuza kubyarura bigaragara. Ari karoti uyibona, ari puwavuro nayo uyibona igaragara, ndetse n'urunyanya. Nkurikijeho za nyanya rero, urazibona ukuntu zingana, zirahagije. Ziriya ntabwo twaziteka zingana kuriya ngo dushiremo ngo na salisa, oya, kwaba ari ukwaya kandi nta sosi dukeneye muri iyi spaghetti, muri aya makaroni. Yego, ubwo rero nagira ngo mbere uko amabara amaze kumera. Inyanya nazo nizimara gukubitwa n'umwuka cyangwa n'ubushuhe, turahita dushiramo amakaroni. Za tungurusumu zanjye rero nibwo ngiye kuzishiramo, nanze kuzibanzamo kubera ko iyo uzibanje mu mavuta zihita zishirira zifata hasi mu isafuriya. Iyo zifashe hasi rero, nkunda tungurusumu nyinshi, iyo zifashe hasi zituma na za nyanya n'ibindi byose biza kuza gushirira. Zose nazishizemo, nubwo nzishizemo nyuma ariko ibi birungo byanjye n'amakaroni biraza kuza gusha nazo zihiye kuko mbishizemo hakiri igihe, ariko ntabwo ziba zanyuze mu mavuta, ziraza kuba zimeze nk'izitogosheje. Yego ziri mu mavuta ariko ntabwo ari nka kwa kundi tuzibanza mu mavuta. Yego, nongeyemo akunyu muri bya birungo gake, ngiye gushiramo n'akamagi kamwe konyine, kuko muri za makaroni zacu twashizemo akandi kunyu kugira ngo bitaza kuza kubamo umunyu mwinshi. Ufite ibindi birungo byawe rero by'ifu washiramo ukabivanga nabyo ukurikije uko bikunda, uko bikuryohera wabishiramo rero kugira ngo ibiryo byawe bize kukuryohera nk'uko ubyifuza. Ariko ngewe nakoresheje ibi byacu tubona bya natirere. Ziriya ni za sereri rero zo nzishizemo nyuma. Yego, side kala, murabona amabara ukuntu bisa neza kandi ari ibintu byoroheje. Ndi gutegereza ngo bise, aho byari bimaze gusa. Noneho mfashe ya makaroni yanjye akirimo utuzi dukeya, kuko urabona ko no muri bya birungo naho harimo akantu k'agasosi. Ndashaka ibiryo byoroshye, ntabwo nshaka spaghetti zumye. Yego, urabona ko nzisutsemo, harimo utuzi duke cyane, duke ariko njye natubonye, ariko mwe ntabwo mwari kutubona. Nashakaga kugira ngo mbicuguse, ariko kubera ka gasosi karimo, reka nyuzemo ikimamiyo
ntacyo nabwo ibirungo biraza kuza kugaragara neza. Ibiryo byanjye rero biraryoshye kubera ko nari ngiye kuzirya zonyine, niyo mpamvu nashatse kuzoroha, nta mpamvu yo kurya ibintu byumye kandi nta gasosi ufite ku ruhande. Njye nabyoroheje rero kugira ngo nze kubirya bifite akantu k'agasosi kabyo k'umwimerere. Urabona aho rero nari mbigabanyirije hariya ku ipanu kugira ngo mubibone neza. Urabona ko bisa neza pe, si byiza, si biryoshye kandi bya make. Guys, niba ukunze iyi video ni ukuri mbabarira uyisharinge, umpe like na subscribe niba utarayikora. Hari udusereri rero nari nasigaje na copinze, nasigaje duke kugira ngo nze kudukoresha kadekorasiyo ntunyanyagize hejuru. Yego, ndabona ko ibiryo byacu bisa neza kandi bitaduhenze. Guys, ibi biryo koko wabishinja iki kandi bitatugoye? Urabona hari icyo wabishinja? Nimba mwakunze iyi video rero ni ukuri mukore bya bindi. Mwakoze kubana natwe. Ciao ciao.